nta n'umunyamurenge wavaga Uvira ngo azamuke iwabo, urumva, muri yo plateau y'umurenge, haba mu Minembwe, haba muri Karati cyangwa ahandi. Ubwo birakuha ishusho y'uko yarabayeho nabi, yarabayeho nabi mu buryo bwose budutuma atisanzura nk'umwenegihugu. Yes, reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Twizere ko aho muri hose mumerewe neza, mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro cya none. Uyu mugabo muri kubona imbere yanyu yitwa Bwana Espoir Serukiza, akaba avuka imurenge ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakuriye muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko kandi ni n'impuguke mu bigendanye n'ibikorwa by'amajyambere ndetse n'ubutabazi mu karere k'ibiyaga bigari. Afite impamyabushobozi ya Masters muri International Development yakuye muri kaminuza ya Hebrew University of Jerusalem. Yakoze kandi n'imyaka myinshi mu mishinga itandukanye y'amajyambere muri Kongo, mu Rwanda, i Burundi ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika. Akurikiranira bya hafi biri kubera muri aka karere, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ntangire muha ikaze Bwana Espoir Serukiza, tugaha ikaze ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane. Yego, mwese neza, muramahoro? Turamahoro kugeza ubu. Yego. Ntabwo rero twebwe ibyacu dutinda, reka twinjire mu kiganiro. Ngerageje kubwira abadukurikiye, abo muri bo ndakeka wenda ntaho nibeshye, habaye hahari ubwo wenda mwambwira, ariko ngira ngo nta masaha menshi aciyemo hasohotse navuga updates cyangwa se amakuru mashya, ariko kandi yaraturutse ku itangazo ihuriro rya FCM 23 ryashyize hanze ry'uko nyuma y'uko agace ka Uvira gafashwe mu minsi nanone itari myinshi, harimo hanasinywa n'amasezerano y'amahoro i Washington, M23 yavuze ko ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igiye kuva muri Uvira. Ayo makuru wayumvishe, reka nanjye nkubaza ni wabyakirite? Nabyakiriye na mixed feelings. Impamvu nuko M23 yari yagiye Uvira habaye intambara imaze iminsi iva Kamanyola. Ni intambara imaze igihe, kugira ngo murabizi ko akarengane kari kamaze igihe muri Repubulika Iburasirazuba Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akarengane kamaze igihe, akarengane gakorwa n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange. Rero ngira ngo ni Uvira rimaze hafi iminsi ngira ngo 3 niba ntibeshye cyangwa 4 yifashwe, ariko yafashwe habayeho imirwano yahereye Kamanyola ni hakurya y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, muri Sud Kivu. Ni intambara rero yaje habayeho bitero cyangwa se amaprovocation y'impande, navuga ngo uruhande rwa leta mwe n'abazalendo. Noneho bituma hafatwa Uvira, ariko Uvira ntabwo yafashwe gutya gusa, kubera yuko hari hamaze iminsi n'ubundi imyaka 8 haba targeted ubwoko bw'abanyamurenge bari batuye Uvira, abicwa. Kugira ngo mwagiye mwumva ibintu bitandukanye, aho bamwe mu basirikare bakorera leta ya Kongo ubwoko bw'abanyamurenge bagiye bicwa, bagatwikwa ndetse bamwe bararibwa. Izwi cyane ni ya Majoro Kaminzobe wakoreraga muri territoire ya Fizi. Rero hamwe n'ibindi byinshi, abagiye baraswa Uvira bagiye bicwa kubera icyo wari cyo gukora abatutsi, gukora abanyamurenge, gukora abavuga Ikinyarwanda. Rero uyu munsi wa none kuba yarafashwe ntabwo byizanye, byaje kubera induru, umuborogo w'abaturage, kubera leta yafashe umwanzuro wo gukorana n'abanzi b'abazalendo mu ku singling out cyangwa se targeting
bamwe mu baturage b'igihugu cya Kongo. Rero kubona uyu munsi yarahafashe abaturage rero batangiye kugira agahenge, ngira ngo mwabonye imyigaragambyo yabaye abaturage basaba yuko batavamo. Ngira ngo niyo santima benshi bari bafite yuko finally hagiye kuba agahenge, ariko nanone nk'uko turi buze kubivuga hari icyo byari bivuze ku baturage b'abanyamurenge baba mu misozi miremire y'umurenge. Nuko bifite inkurikizi. Murabizi ko bari bamaze igihe batabona iby'ibanze birimo umunyu, amasukari, amasabune n'ibindi byangombwa bya buri munsi, aho bari babivukijwe kubera n'ubundi ibikorwa bya leta cyangwa se coalition ya leta yari igamije kurwana twirwane, ariko mu by'ukuri targeting abaturage. Rero iryo tangazo ryaje dusanga dufite nka mixed feelings, ariko n'ubundi turizera yuko ahari uko biha bigenda n'ubundi M23 nayo izabyitaho ikareba ibyo bibazo bihari bisanzwe by'affecting abaturage mu byomwe cyangwa ubundi. Iyo urebye wenda uraza kumfasha nigeraho nibeshya, amakuru ahari ni uko kuva muri Murenge uvuye mu mujyi wa Uvira, hagati y'umujyi wa Uvira na Murenge harimo ibirometero biri hagati ya 35 na 40, hafi ya 50 uciye inzira y'Ifizi, ariko kandi uzamutse imisozi n'ubundi naho hari hafi biterwa n'inzira waciye. ariko straight line ubundi amakuru ari nuko ari ibirometero 36. Oya ni byinshi. Ni byinshi. Icya mbere kugira ngo wumve relief ya hariya, Uvira iri hasi ku kiyaga cya Tanganyika, noneho Murenge ni hanini, ariko mu Minembwe specifically ni nko kilometero hafi ya 50. Rero ariko kuko abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire, hari hamwe deja kilometero biri munsi ya 50 bageze mu ma village cyangwa aho batuye. Aho hose rero kugeza ubu ngubu hari hafunze, nta munyamurenge wavaga mu Rurambo ngo ajye Uvira cyangwa ajye Bukavu cyangwa ajye mu Rwanda cyangwa ajye Burundi. Imyaka yari igiye kuba hafi ngira ngo ni 5-8 iyo situation ihari, ku mpamvu y'ubwende bwa leta ya Kongo nyine kugira ngo limiting movement ingabo za Kongo n'abazalendo zari zifite gahunda yo gushyira mu bikorwa umugambi wo kugira ngo batemerera abaturage ko bakora mu free movement. Bari babyishimiye ko Uvira ivuye mu maboko y'ingabo za Kongo ndetse n'imitwe yindi yitwaje intwaro iyifasha, ariko kuba bari bagize icyo cyizere ko noneho ibintu bigiye kujya mu buryo, ariko ubu ngubu noneho AFC M23 yavuze iti tugiye kuba dusubiye inyuma, nubwo bavuze ko nta kijyanye n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ingabo runaka zigomba kujya muri Uvira. Ibi bisobanuye iki? Ntabwo biri busubize bya byishimo n'icyizere abo baturage b'abanyamurenge bari batangiye kugira. Ntabwo cyari icyizere cy'imfabusa bari bafitiye gufatwa kwa Uvira. Nk'uko ubizi mu bihugu byose abaturage bava ahantu hamwe bava mu cyaro bakajya mu mijyi. Uvira rero n'umwe mu mujyi abanyamurenge bari batuyemo, ariko n'ubundi bazagamo guhahiramo cyangwa se kwigiramo ndetse no guturamo, ariko ntabwo bawugiramo amahoro iyi myaka ishize kubera nyine izo gahunda zihari zo kubavutsa ubuzima, zo kubica. Rero kuba nta muturage wavaga Uvira ngo ajye kuramutsa ababyeyi be se cyangwa ajye gukora business ze i Murenge, cyangwa nta wavaga i Murenge aza Uvira kuhakora ibikorwa bye bisanzwe, kuba rero bari bagiye kubibona ni ikintu gikomeye cyane, turimo n'impamvu bari babyishimiye. Ariko nanone turacyafite icyizere kubera yuko ntekereza yuko kuko itangazo ngira ngo warisomye nkuko narisomye, bavuze yuko bagomba gushyiraho ingabo zigomba kurindira abaturage umutekano, zitari ingabo za Kongo, zitari ingabo z'Abarundi, zitari ingabo z'Abazalendo cyangwa se FDLR. Rero habayeho ubundi mutwe w'ingabo ushobora kuza kurinda abaturage,
ndatekereza ko byatuma abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko bitsa umutima, ariko n'andi moko atuye hariya Uvira, kuko nayo n'ubundi yarishimiye iriya presence ya mixture z'ingabo y'izo coalition nari mvuze, kuko n'ubundi bahonyuraga uburenganzira bwabo nk'uko tubibona mu ma image bahora berekana. Ubu rero urumva kari agahenge, ariko n'ubundi bacyafite icyizere ko mbere y'uko hari M23 yavamo, hari preconditions cyangwa se iby'ibanze bigomba kwitabwaho mbere y'uko, sintekereza y'uko M23 izasiga abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko se cyangwa se abandi baturage bavuga Ikinyarwanda bari bahatuye mu maboko n'undi yabishi babo, kubera y'uko ngira ngo ntabwo byakwemerwa, ntabwo bidashoboka. N'ibindi umuntu agomba kureba, ese n'ubundi niba bavuyemo ese byubahirijwe, ese izo ngabo zizabarinda ni bande, ni bande se, byemejwe gute n'ibihugu? Ngira ngo bazagenda batikinga the boxes, barebe ibishobora gutuma by'ukuri abaturage batongera kwicwa nk'uko twabibonaga, cyangwa gutwikwa, cyangwa se kurebwa nk'uko twagiye tubibona. Hari ibintu byinshi bizitabwaho mbere y'uko ibyo bishyirwa mu bikorwa. Reka nkubaze, ni hari iryo tangazo ry'iri huriro rya FCM23 ryagiye hanze, ariko hari na Twirwaneho, navuga ko ihari kugira ngo gerageze wa mugani nk'uko bivugwa, iryo zina ryo kwirwanaho iharanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Nyuma y'uko habayeho urupfu rwa Makanika, haje kubaho ubufatanye, ariko se Twirwaneho uratekereza iri buze kuza wenda nayo kubyumva, cyangwa se urabyumva uti n'ibitekerezo byawe ariko mu busesenguzi bwawe? Yego, icya mbere ugomba kubanza kumva uburyo Twirwaneho yabayeho. Hari ingabo za leta mu Minembwe, noneho abanyamurenge batangira kwicwa, ndabwo hatangira Bungeri, then imihana se cyangwa se ama villages bari batuyemo itangira kuba targeted. Barahunga hafi 90% y'imihana abatura abanyamurenge bari batuyemo yose yaratwitswe, hasigaye agace gato ka Minembwe gusa. Ako gace kamwe rero niko uyu munsi none abaturage bose batuyemo. Ni ukuvuga ngo abavuye ahantu bitazamihunda, abavuye ahantu za Ndondo, abantu bavuye mu bindi bice bitandukanye za Rugezi, bose bisanga mu Minembwe. Noneho rero abaturage babonye yuko leta itarimo irabarinda, byabateye guhaguruka bavuga ati ntabwo dushaka gucibwa imitwe turi bazima. Nicyo buryo kitwirwaneho, abasore 15 20 mu mihana bakarinda ibyo bitero byaterwaga n'ingabo za leta n'abitwaga ba mayimayi baje kuba leta, aba partenaire ba leta baje kuba abo bita batari bazalendo uyu munsi. Abo rero barazaga bagatwara inka zabo, bakaza bakica, bagatwika amazu, bagatwika imihana, ndetse bafatanyije mu bihe bitandukanye. Hagiye hazamo nyamwarabibuze za leta bara, bakagenda haza za FDLR bagafatikanya. Nuwa ngo umutwe wose wafatikanye na leta ntabwo washaka ko umunyamurenge turahari, bakavuga ko atari abanyekongo, babirengagije nyine amahame mpuzamahanga se cyangwa se ya histoire agaragaza yuko amwe muri ayo moko ndetse nta nubwo yabatanze hariya. Ariko cyo bahurizaga hamwe cyose cyavuga ngo nukubica, nukubirukana mu gihugu batuyemo, ndetse no kubangaza, niba ariko navuga bakajya amakambi, ibintu n'ibyo mu bihugu by'ibituranyi. Rero Twirwaneho yagerageje nawe yagiye iterambere, ngira ngo mwaramenye nko mu 2000 Makanika nicyo yazamutse, agezeyo akorana nabo basore batangira kwirinda bimwe muri ibyo bitero. Cyakora leta yaje kwanamuza itangira gukorana byeruye, uko imyaka yagendaga iza n'izo group za armée harimo abazalendo, nyuma iza gusinya amasezerano n'igihugu cy'u Burundi. Noneho baradeployinga bose hamwe batangira kurwana na Twirwaneho. Ibyo rero byaje gutuma Twirwaneho ikora ibishoboka byose kugira ngo irinde abaturage, kugeza n'uyu munsi wa none. Ngira ngo uko bimeze, ko bihagaze ubu ngubu, nuko abaturage bakiri bazima, nubwo hari abagenda bapfa. Ariko icyaje gutangaza abantu ni ukuntu ingabo z'u Burundi zaje gufasha leta muri uwo mugambi wo kurwana. Zari zavuze ko ziza kurwana na Leta Tabara yarakubise coup d'etat mu Burundi mu mwaka wa 2015.
noneho bikarangira n'ubundi itagiye kurwana n'uwo mutwe, ahubwo igatangira kurwana na gufatanya na leta n'abazalendo kurwanya twirwaneho. Rero abaturage bagira bafite icyizere twirwaneho. Noneho kuba uyu munsi wa none twirwaneho ikorana na FCM23 byatewe n'uko mu by'ukuri babonye ko nta ndi mahitamo basigaranye, aho bamaze kwicira umuyobozi wabo utarateguraga ibitero ngo atere leta cyangwa se indi mihana y'abandi baturage b'undi moko, ariko iyo volonte yo kuvuga ngo batangire bice abaturage yagiye igaragara mu bitandukanye. Leta igafatanya n'abazalendo bakanyaga inka, bakatwika amavilaje. Ubwo urumva byabaye ngombwa nyine ko bifatanya. Ibyo bintu rero byateje humanitarian catastrophe cyangwa se ibibazo bijyanye no gufungirwa amayira yose aganisha ku kubaho gusanzwe, byibuza wavuga ngo nukubaho, aho ubu ngubu tuvugana nta munyu. Ngira ngo mwabwishe, ngira ngo ibyumweru bishize aho ingabo z'u Burundi zafunze amayira yose yaganisha kugira ngo abaturage bagire ibyibanze. Hari mwabonye raporo ya OCHA yagaragaje mu by'ukuri ko hari imiti n'ibindi mu bikoresho bimwe byari byohereje bigahagarikwa n'izo nsoresore z'abazalendo ntibigere ku baturage. So urumva ni ibintu uruhurirane rw'ibintu byinshi, ariko byagiye biza bibangamira abaturage b'abanyamurenge cyane cyane, bisize andi moko. Ni ukuvuga ngo ni abanyamurenge bonyine badafite access kuri izo humanitarian needs cyangwa se ibikoresho by'ibanze necessities. Yego, kuri ubu se situation bwo imeze ite? Kuko urumva intambara iri kuba, hari abahunga, twarabibonye amavideo ari gucicikana, ariko bimeze bite? Twizeraga yuko ahari Uvira ibaye freed se cyangwa se liberated, byatumye bamwe muri abo bazalendo batangira kuva muri izo group z'army bakirubura. Iyo birubuye rero bivuga yuko za nzira zaganishaga ku bikorwa by'ubutabazi by'abanyamurenge cyangwa se abaturage bo muri plateau muri rusange byari bitangiye gukorwa. Ndetse uvuye mu Minembwe ugana za Ndondo, ubu ngubu hari ahantu abarundi bari bahavuye kubera la pression yategwaga n'ifatwa by'ibice bimwe muri Sud Kivu, ndetse bamwe bakaba bavuyemo nubwo bavuga yuko hari abandi basigaye. Ariko ibyo byose byari bigiye koroshya ikibazo, byari bigiye koroshya gusubiza mu buzima busanzwe. Abaturage bari bamaze imyaka hafi 8 baravukijwe, ndavuga ubuzima busanzwe bwo guhahira ku masoko. Babuzwaga kujya ku masoko, babuzwaga kubona imiti. Abarwayi ntabwo bazaga kwivuza nk'uko bizingira mu bibuga by'indege nyuma y'ifatwa rya Bukavu na Goma. Nta ndege zitura mu Minembwe, ndetse n'izagerera kwiturayo ngira ngo mwarabizi ko byarajyanye imiti na bimwe mu bikoresho abaturage bakeneye buri munsi. So urumva yuko ifatwa rya Uvira ryafatwaga nk'aho rigiye kugabanya zimwe mu ngaruka byaterwaga n'izo blocus iyo coalition yari yarateje muri plateau yo muri territoire ya Fizi, Tongwe na Uvira. Yego, hanyuma umuntu yakibaza ngo ariko kubera iki kugeza ubu ngubu nanone Tshisekedi atarumva mu by'ukuri ko buriya butaka ari ubwanyu, ko ariho mukomoka, akumva ko cyitwa umunyamurenge atagomba kugira uburenganzira ku butaka bwo muri Kongo, ko agomba gusubira iwabo nk'uko babivuga. Bavuga bati ni mu Rwanda, ariko nanone ni nacyo M23 irimo irarwanira, ivuga iti abaturage bo mu bwoko cyane cyane bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda baho, Kongo ikavuga iti, leta ya Kongo iti rwanyu ntabwo ari hano ni mu Rwanda, abandi bati hano ni iwacu. Kubera iki leta ya Kongo imaze igihe kireshya gutya, usibye na Tshisekedi kuri ubu uriho idashaka kubumva? Ibyo bintu bifite amateka maremare, ntabwo turi buyajyemo. No washaka wahera muri za 60 igihe Kongo yabonye ubwigenge, cyangwa se ukongera ukagaruka muri 1994 aho bamwe mu ngabo zatsinzwe mu Rwanda bambutse imipaka bakajya hariya bagafashwa kwirekonstituwa ngo bakomeze batange ma message de haine. Hakaba n'abandi batsinzwe
1996 abo wita abamugutiste se cyangwa se abandi extremiste babi Kinshasa batumva imiturire y'abaturage mu biyaga bigari. Urebye ukuntu Kongo izengurutswe n'ibihugu 9 niba nibuka neza, abaturage bagiye batura bavukana hakurya y'imipaka nk'uko bizi. So abanyamurenge ntabwo ari umwihariko, bava mu Rwanda, bava i Burundi, bava Tanzania, ngira nk'uko bizi amateka arabigaragaza, si ibinyamateka ariko ni ibintu bigaragarira buri wese. Ndetse noneho by'umwihariko n'itegeko nshinga rivuga yuko umuntu wese wageze muri Kongo mbere y'umwaka wa 1885 igihe Kongo yabaye icyo twitwa Kongo uyu munsi, ari umunyekongo. Ese umuntu akibaza ati se abanyamurenge bari yego, ahubwo bari ngira ngo n'ibinyejana byinshi imbere yaho. Ariko kubera aba extremiste ndetse n'izo ideology zagiye ziza nyuma y'iyo myaka, byagiye bigaragara yuko mu by'ukuri bangishije ubwoko bw'abatutsi abarwandophone, abandi banyekongo. Ariko none abanyekongo bonyine baba extremiste bakavuga yuko kubera uburyo abanyamurenge basa n'abanyarwanda nk'uko mubibona bahora babivuga, none iyo ideology iba mediatize imyaka myinshi ku buryo babicengeje no mu baturage basanzwe, bakavuga bati abantu abanyekongo, ariko twese turabizi ko atari byo. Icyo kintu rero cyagiye kigira no mu nzego za politiki hejuru. Sinshaka gusubiramo, ariko muza amaraporo yagiye aba gihe cyaba raporo za vangu, ngira ngo murimo byumva, agaragaza mu by'ukuri ko hariho exclusion, byifuza ko haba exclusion imwe mu moko ya Kongo, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abanyamurenge by'umwihariko. Ibyo bintu bifitiye imyaka miremire biba, kandi byarazamutse ukabona bamwe mu badepite kugira ngo babone batorwe bakavuga ko banga abanyamurenge bazabacyura, ukabona abandi ko banga cyo bita infiltration. Bamwe mu basirikare ba Kongo bakoreye igihugu ugasanga barabitabona ba infiltré. Noneho n'abacuruzi bagiye bahagarikwa bakicwa mu province atandukanye, abacuruzi inka cyangwa ibindi bicuruzwa. Noneho n'abaturage basanzwe bigenda biza uko umwaka ugenda, ngira ngo bimaze imyaka 8 nk'uko mubibona, ndetse akenshi bakanifilma bonyine bakabigaragaza, ntabwo ari ibintu bihishe cyangwa se bavuga mu bwihisho. Ni umugambi uhari ugamije gutsemba cyangwa se guca burundu ku butaka bwa Kongo umuntu witwa umunyarwanda se cyangwa se umunyamurenge cyangwa se umututsi. So ukabona ko ari ikintu mu by'ukuri kiri ancré mu buyobozi, ko aho abayobozi batandukanye batekereza ko batsinda amatora se cyangwa se iyo bafite revendication yose bagahera kuri icyo, kuko nicyo kintu bita populisme gituma bazamuka, bigatuma bizangura insoresore zituma batorwa kugira ngo bazagere ku nyungu zabo bwite. Hanyuma reka tugaruke kuri Uvira, ariko bifite aho n'ubundi biri guhurira n'umutekano w'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Umuntu yavuga ko umutekano wabo kuri ubu ngubu hariho iyi situation cyangwa bimeze gutya, urinzwe gute muri ibi bihe by'izi mvururu? Reka tuve ko muri iminsi 3 M23 ifashe bari batuje. Bivuze iki? Abazalendo bari batangiye gushyira intwaro hasi kubera igitutu cy'ingabo za M23 FC M23, ndetse bari bafite n'ikindi gitutu gituruka ruguru muri zone ya Murenge, niba ariko nabyita cya twirwanaho yari imaze gukomera. Ikibazo kikaba gusa urebye imbaraga leta ishora muri ibi bintu, uvuga ngo urimo urarashisha abaturage imihana drone cyangwa se Sukhoi iri bombarda abaturage, ukabona ari ibintu bihangayikishije. Noneho ibaze umubyeyi wonsa, ibaze umukecuru utakibasha kugenda, uri some yo kumva mu gitondo atazi igihe drone iri burasirinza rimwe. Ni ikintu cyateje ingaruka zikomeye cyane. Amakuru aratubwira yuko hari abaturage b'abagore bafite inda zavuyemo kubera nyine kutagira stabilité mentale, ndetse n'abasaza amaze gupfa kubera kutagira imiti, kutavurwa, inkomere zakomeye ntiziboneka aho zijya kwivuriza kubera ni kuri nkuko bizi, kandi ntabwo waca mu nzira zisanzwe kuko iyo batakwishe kugira ngo urabizi ko hari abantu barenga 100 hafi 100 ngahe bari Kinshasa mu prison.
bagiye bafatirwa ahantu hatandukanye bagerageza gushaka inzira zibageza aho bashaka kujya kwivuza cyangwa kwiga cyangwa gukora ibindi bikorwa bisanzwe. icyo ngiye kububaza ni abana kuri ubu ngubu wenda b'abanyamurenge baracyari kubona amahirwe yo kwiga muri ibi bihe. Biragoye nyine abari murenge biragoye kubera izo bombardement, amashuri aba bombarde se cyangwa se ari targeted. Abari Uvira bo bari bageze aho babuzwa no kujya kuvoma amazi uko barabarira akavuga ati n'abanyarwanda. Abenshi bagiye bahagarikwa, abenshi bagiye bicwa, abenshi bagiye babuzwa ibikorwa bya buri munsi warimwe n'Imana. So wareba ibyo bintu yari niyo situation yari ihari, ariko wabonaga yuko batangiye kwisanzura kujya ku masoko. Ubu rero ngira ngo biraterwa nuko situation igenda bevura, ibintu byara biranyaruka nk'uko bizi. Ariko mu by'ukuri ubona yuko amahanga yabatereranye, uretse no kuba yabaraterwa n'igihugu cyabo cy'amabyariro cy'amavuko. Ni ikintu nyine giteye inkeke muri ubwo buryo. Wari ugerageje kubikomoza, ariko ongera uduhe ishusho ho gatoya nk'umuntu ukurikirana bya hafi amakuru yabyo, kugira ngo n'utabizi yumve. Wari uvuze ko muri iyi minsi itatu, hagati y'itatu n'itanu Uvira ifashwe, hari uburyo ubuzima bwari bwongeye gusa nk'ubugarutse, ariko umuntu wagerageza kumuha ishusho y'uburyo cy'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyamurenge bwari buhindutse kubera ibibazo bya Uvira cyangwa se ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Hanyuma se umuntu wenda namenye, ariko se muri izo mvururu y'intambara iri kuba, hari ababigwamo cyangwa se hari abahohoterwa nk'uko wari ubivuze, hari abahatiwe guhunga wenda b'abanyamurenge, ese hari ingaruka byabagizeho? Reka ngo ishusho ivuga ati reba kuva Goma yafatwa nta munyamurenge yafatwa. Simbizi, ngira ngo hari famiye imwe yishwe n'abazalendo muri ya minsi ya mbere, ariko depuis abaturage barisanzuye. Umuturage ashobora kuva kuri Goma akaza mu Rwanda, akajya i Buganda, akajya Nairobi, akajya no hanze. Abava hanze baraza bagaca mu Rwanda, bagaca i Buganda, Bunagana, bakagera hafi muri zone ya Ntuza yose yabaye libere. I Bukavu nicyo kimwe, umuntu ava hano mu Rwanda ukajya Bukavu, umuturage uri Bukavu ava ahantu ngira ngo za Kaziba cyangwa se mu mazone atandukanye no muri Bukavu bwaho honyine, akajya ku isoko, akajya n'abana ku mashuri, agakora ubuzima busanzwe nk'uko byahoze kuva kera. Ahantu bitashobokaga ni Uvira. Umunyamurenge ntabwo yarakiva Uvira ajya i Bujumbura ariho hafi ye, cyangwa ngo ave Uvira aze mu Rwanda, ariko ariyo nzira imuganisha n'ahandi hantu hose yakwifuza, swate Nairobi. Kandi ubwo byose bikaba ku mpamvu zitandukanye, kwivuza. Nta n'umunyamurenge wavaga Uvira ngo azamuke iwabo, urumva, muri o plateau y'umurenge, haba mu Minembwe, haba muri Karati cyangwa ahandi. Ubwo birakuha ishusho y'uko yarabayeho nabi, mu buryo bwose budutuma atisanzura nk'umwenegihugu. Icyo kintu rero kikaremerera yaba ari abahari, yaba ari abadahari, kuko dufite imiryango myinshi iri muri ibihugu duturanye bari baraje kwivuza cyangwa mu zindi manza zitandukanye, batari bakibasha gusubirayo. Tukagira n'impunzi zimaze imyaka hafi 20 n'ingahe zibuzwa uburenganzira bwabo kugira ngo bature mu gihugu cyabo kubera kubura amahoro, ndetse na leta ibifite mu ruhare. Ntabwo leta yigeze ifata responsabilité yo gucyura impunzi, ishyizeho gahunda ihamye ikoranye n'imiryango mpuzamahanga nka HCR kugira ngo ibacyure, ndetse bamwe bagiye baba relocating mu bindi bihugu. Izo ni ingaruka zose iyo igihugu kidafite abana bacyo bisanzwe mu gihugu, bahinga, biga, bakora ibikorwa bisanzwe by'iterambere. Ngira ngo mwari mubizi yuko bari bamaze guteza imbere umwuga wo gucuruza inka, ariko abenshi bagiye bicwa, abenshi bagiye bazinyagwa, abenshi bagiye batuwo mwuga, ndetse n'abandi bakora ibindi bikorwa bisanzwe. Imishinga myinshi yagiye ihagarara kubera izo mpamvu. Ubu noneho twari tugezaho noneho n'ibikorwa by'ubutabazi, harimo n'imiti, harimo n'ibikoresho by'ibanze bitakibasha kugera mu bintu. Urumva kugira umubyeyi amare umwaka atabona umunyu, atabona isabune, atabona isukari, atabona icyo yifuza, cyari ikibazo kiremereye. Urumva rero hari hatangiye kubona agahenge. Ubwo ngubu ngira ngo iminsi iza twinforminga cyane ku bizakurikiraho, ariko
tunashimira mu by'ukuri ahari abahagurutse bagerageza kwiyama ubwo bwicanyi. Amahanga nibyo yagiye atererana, ah, baranditse ngira ngo mujye mubona amatangazo ya AFC M23, mujye mubona amatangazo ya twirwaneho ku nshuro nyinshi, agasa nk'aho ari uguta ah, umwanya kuko ntasubizwa, ariko kandi tunagana n'ubundi n'abagize uruhare mu gufatanya n'aho bazalendo kugira ngo bice abaturage ntacyo babahora. yego. Tugana ku musozo, hari situasiyo ihari. Twiteguye kubona ingabo cyangwa se abarwanirira AFC M23 nk'uko babitangaje bava muri Uvira, ariko se wowe uko ubibona, urabona koko ariya mahoro ari buze kuza kuboneka na ziriya kondisiyo cyangwa se biriya bifuje, koko wazalendo itari buze kongera gusubiramo hariya, cyane ko AFC M23 yavuze ko yabisabwe na Amerika, ariko nanone unabihuze n'ingamba zatuma cyane cyane kuri ubu mu biri kubera muri Uvira abanyamurenge bakomeza kurushaho kurindwa kugira ngo nabo bitabagiraho ingaruka. Muri make ntabwo n'umuyobozi muri M23 cyangwa se mu zindi nzego zihari, ni ibitekerezo by'umusesenguzi. Yewe, sintekereza yuko M23 byananagaragaye ntabwo yagiye iterana abaturage aho yagiye irwana hose, cyangwa se twirwaneho. Bagiye banafata n'amadecision ari courageuse, niba ariko navuga, yo gutabara aho uremereye rukomereye abaturage. Ndatekereza yuko mu gihe tugitegereje kumva neza icyo rya tangazo ibikubiyemo, cyangwa se ibisabwa kugira ngo ibyo basabye byubahirizwe, ndatekereza ko washyize muri icyo cy'abaturage, cyangwa se guhagarikwa ibyo rya bombardement, cyangwa se gufungurirwa amayira, cyangwa se kurindwa kw'abaturage, kugira ngo leta se cyangwa se abandi abafatanyabikorwa bayo ntibongere kwica abaturage nk'uko twagiye tubibona mu gihe cyiza. Rero icyo ndatekereza ko ibyo bizubahirizwa mbere yuko iyo gahunda ishyirwa mu bikorwa. Iyo gusubira inyuma niba bihari, ni ibintu tugomba kwitegereza mu minsi iza, ariko iki gitanga umutuzo nuko tuzi neza kandi tumeze ko nta bwicanyi buzongera kubaho, ndavuga muri ibyo bice cyane cyane buyobowe n'iyo coalition twavugaga. N'ikimenyamenya ngira ngo mwagiye mubona ko hari ingabo zimwe zagiye zigabanuka zitanga ishyira intwaro hasi, zimwe muri izo ngabo z'amahanga zimwe zatangiye kugabanuka zitaha. Ni ibintu dukurikirana umunsi ku wundi tureba uko bimeze, twizera yuko ahari umuturage azagira agashyirwa ku isonga cyangwa akarindwa, yaba ari par les acteurs neutres, ndavuga nk'ingabo zizagenwa n'abafatanyabikorwa mu mahoro, ngo ndavuga izo processus zose ubona zaba ari iza Washington cyangwa se za Doha, ndetse n'abakuru b'akarere, b'ibihugu byo mu karere. Ni ibintu ngira ngo exigence agenda atangwa se preconditions, kandi byanga bikunze bigomba gukurikizwa nk'uko byakurikijwe mu bindi bice. Ngira ngo nakwibutsa, niba dusubiye inyuma gato y'ukuntu M23 yagiye bisaba rimwe ugasanga leta irabivyoye, ariko ifite inyungu cyane abaturage, ngo ndavuga mu rwego rwo kwinshuwaringa yuko umuturage arinzwe bihagije. yego. Ni ukuvuga ko rero ubwo kubatekerezaga ko ari igitutu Amerika ishyize kuri AFC M23, bakaba bahisemo gusubira inyuma, ntibabyumve gutyo ndetse ntibumve ko hari n'igikuba cyacitse. Njye ntekereza yuko igitutu gihari uko kimeze, ariko nta gitutu gihari mu kurinda abaturage. Ni naryo tandukanye. Ntabwo imbaraga z'umwijima zatsinda mbere y'imbaraga z'urumuri. Uko byamera kose umuti ugomba kuboneka. Ugomba kuboneka wo kurinda abaturage, umuturage akisanzura, hatitawe ngo ni umututsi, ni umunyamurenge, akarindwa mu kuri kwamye nk'uko bimeze mu bihugu. Ibyo rero ngira ngo ama exigence impande zitanga arumvikana, kandi ibimenyetso birahari bibyerekana. Ni ibintu bizakomeza gukurikizwa no tuzakomeza no kureba uko bimeze abaturage cyangwa se senguzi, uburyo byatanga umuturambye ku muturage, byibuze umunyamurenge akaba afite
uburenganzira busesuye nk'andi moko ndetse n'abatutsi muri rusange nk'uko byabayeho muri Nord Kivu no mu zindi bice AFC maze kuba yagarura amahoro. Yego nshuti bakunzi b'ijwi rya diaspora One Nation Radio, mwarimu dukurikiye naha dusoreje ikiganiro cyacu twagiranaga na Espoir Serukiza. Mwumvise ubusesenguzi bwe n'ibitekerezo bye, ariko namwe aho hasi muri comments mushobora kuduha ibitekerezo, ndetse ariko tunabararikira gukurikira ikiganiro tuzagirana nawe n'ubundi kuri abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge kirambuye kigana n'ubundi kuri aya mateka nayo amaze igihe kirekire. Mwakoze cyane, ndagushimiye cyane bwana Espoir Serukiza, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, kandi turizera ko n'ubutani tugukenera uzatwemerera. Murakoze cyane. Murakoze.